Bagabo turabashimira uburyo muza mu buzima bwacu mudufitiye urukundo rwinshi, abafite amafaranga impano muziduhundagazaho kudusohokana bya hato na hato, abazi kuririmba muraturirimbira, abazi gukora amapoeme mukayadukorera, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ariko iyo tumaze kuvuga ngo yes, iyo tumaze kuvuga ngo turabakunda, mukabona mudufite mu biganza byanyu, murahinduka bikaturenga, kandi uko guhinduka bigora imitima yacu kubyakira. Nibyo niko muteye abagabo, ngo ntago mugira dosiye nyinshi imbere yanyu, mukora imwe mukayisoza, hanyuma mwarangiza mukayivivra, mukayiclosinga, mukayifunga, mukayishyira ahantu muri klaseri. Mwikenera ko tubumva gusa, natwe igitsina gore dufite uko duteye, dukoze mu marangamutima. Nimutubera abatware beza, murindi imitima yacu kujya kurarikira bya bindi mwari mwaramenyereje amatwi yacu ahandi. Mwese mureke twungurane ibitekerezo, hanyuma turusheho kubaka umuryango wacu utubereye, kandi tuwubemo turi roho ziryohewe nawo. Niki gituma imitoma irumba nyuma y'ubukwe, abagabo mugahinduka bikaturenga? Igitsina gore akenshi gitekereza ko urukundo rubashiranye. Ese koko nibyo? Uyu munsi nakwibase, ariko ntago mvuze ko uri mu bahindutse, kuko ntago aricyo bisobanuye. Ariko mu by'ukuri nubwo bwose tuba twarakoze plan, nubwo bwose tuba twarakoze fondation, nubwo bwose tuba twarashinze inkingi z'umuryango wacu, ariko iyo tugezeyo ntihabura imiyaga izinyeganyeza, bigashobora gutuma twakubaka umuryango ujegajega cyangwa se ukaba wanasenyuka. Irumba ry'imitoma rero naryo ribigiramo uruhare. Uriya ni umuyaga nawo karundura, kuko wa mutima kwa gutwi kwamenyereye kumva ya magambo mwatubwiraga igihe mwari mudufite nka dosiye imwe rukumbi imbere yanyu, hari igihe ajya kumva bya bindi hariya hanze, ugasanga ya nkingi ya communication igiye down, ntitukiganira neza kuko hari undi muntu ufite umwanya munini mu buzima bwa madamu wawe cyangwa se bwa madamu w'umuturanyi, niwe bahora biganirira, cyangwa se ugasanga n'ubucuti bwashize. Ya nkingi y'ubucuti, umugore n'umugabo bagomba kuba bari inshuti, ariko ugasanga agiye gushaka izindi nshuti hanze. Icyo gihe rero urumva ko umuryango utangiye kujegajega, bitabaye ibyihutirwa bishobora gutuma unasenyuka. Soro ndashaka uyu munsi turebe iyo miyaga itandukanye yinjira mu ngo cyangwa se mu miryango, muri wa muryango watangijwe n'umugabo ndetse n'umugore, hanyuma turebe uburyo twakwitwara n'ukuntu twabigenza, twungurana ibitekerezo, dufatane ikiganza, hanyuma dusigasire umuryango wacu muzima. Ese koko urukundo ruba rwabashiranye bagabo beza? Ikibazo cyiza kandi gikomeye, ariko gikomerera abagabo bubatse benshi kugisubiza. Ntabwo ari kuri njyewe gusa, no ku bandi niko bimeze. Umugabo iyo umubajije icyo kibazo ahita yisubiramo ako kanya, nk'umuntu wisubiyemo byihuse mu masegonda menshi, n'ibibazo noneho agahita yibaza ngo kuko se haryo ubwo simukunda se, yakiyumva kumva kigukunda. Ariko uburyo abasha kurwana abigusubiza, nkeka ko burya atinya yuko bitari kugera ku nyota yawe. Ngaho reba nk'ibintu uvuze, niba wari uri kwintroduiza, niba wari uri kubigenza gute, ni message natangaga muri byose iriya message wavugaga niyo, kandi uburyo uyivuzemo nibwo. Mugira dosiye imwe imbere yanyu, kandi mu by'ukuri uburyo ubivuzemo nk'umudamu, nk'umumama, niko nyine muvuga, niko byari bikwiye. Ubundi ubungubu rero ababyeyi rwose dukunda, abagore bacu dukunda, hari ikintu tugomba kuzamenya cyangwa se kumenya. Bamwe barakizi, abandi barakimenya. Umugabo n'umugore baratandukanye. So nabivuze, ariko nabivuze nibyo, niko muteye. Ntimugira dosiye nyinshi ku meza, mukora imwe mukayisoza, ariko natwe dufite uko duteye, naho nashakaga mu marangamutima. Naho nashakaga guhera. Ubundi rero mu by'ukuri urukundo, umugabo uzi uko yahisemo, uzi uwo yahisemo, nta hantu urukundo rwe rushobora kujya.
Amen. nta nubwo ngewe nzi ko rwagabanuka. Kadamu dutuze dutekane turakunzwe. Ahubwo uburyo abigaragazamo bwo buhindukana na circumstance n'ibihari. Yego. Mwamaze kubaka umuryango nkuko warubivuze uti murabikora rwose mukiva inyuma imitoma mukayishoreranya akagira mute buri munsi wariye ibisigo bagasiga ariko mwamara kugerayo mugeze mu muryango ukabura aho bigiye, haba hamaze gufunguka andi madosiye nkuko wabivugaga. Aho rero niho ubundi ubushize araho nabivuze, ubundi urukundo nyarukundo naho ngaho ubundi ruba rugiye gutangirira, kuko mbere byari umuriro waka nyine byagurumanaga, ariko urukundo nyarukundo ruhera mu rugo ubundi mwamaze kurwubaka, hatangiye kuza ibyo witaga imiyaga. Imiyaga aje kunyeganyeza za nkingi mu buryo butandukanye. Mu by'ukuri rero nk'umugabo n'umugore kugira ngo bagire aho bagana kandi hakomeye bafite icyerekezo cyiza, buri gihe ibintu byose hari amagambo tuzajya dusubiramo kenshi: kuganira, ikiganiro, communication. Abantu rero bavuze communication bo yumva ari simple, bumva ari ijambo ryoroheje, bumva ari ikintu gisanzwe, ariko sindi buyitindeho. Icyo nshaka kuvuga no kuvuga ko ikibazo cyose mufite, icyo wumva kiri kukubabaza ku mutima, sero ko abadamu mukurikiye neza, nta kindi kigomba kubaho, nta kindi kintu gishobora kubikemura, no kwicara. Mbere yuko tujya kubikemura ndashaka umbwire byibuze ugenekereje, kabone nubwo yaba atari wowe wenda utekereje cyangwa se mu byo wasomye cyangwa mu bandi bagabo mwaganiriye, impamvu ibitera ni iyihe? Iriya mitomo ihita ijya hehe? Bigenda gute? Wabivuzeho gatoya, wabikomojeho ko ari uko haba hafungutse izindi dosiye, byumvikane nyine ko haba haje ibindi byinshi bitandukanye, ariko se niki gituma twebwe nubwo ari dosiye mwafunze nyine yo gutereta, umuntu atahora atereta kandi icyo yateretaga yarakibonye? Reka rero mbivuge ariko izindi mpamvu zibitera kugira abadamu abashe gusobanukirwa. Ngiye kuvuga n'impamvu zibitera. Izo dosiye koko zirafungutse, zirahari ni na nyinshi, urasabwa byinshi kurusha ibyo warasabwaga mbere, wenda hamaze no kuvuka abana, umuryango wagotse kandi kuko nicyo mwashakaga, abavandimwe hirya no hino ku mpande zombi, wenda hari uwagize ikibazo mugomba gutabara, hari imishinga muri gushaka kugeraho mu bihe biri imbere kuko mwahuje ibitekerezo. Ariko bagabo nubwo twavugaga dutyo izo dosiye zifunguke, ariko mu gihe gitoya wagira wibuke no ko uyu mwana wazanye mu rugo rwawe, kumwita umwana niko babyita mu ndimi z'urukundo, ariko wibuke yuko uyu mwana wa nyoko bukwe wazanye hano iwawe, hari ibindi byamuzanye, akeneye kumva ihumure riguturutseho, akeneye kumva amagambo meza guturutseho. Ikiruta ibindi byose ahise bivuga ni security, kumva afite umutekano ku mpande zose, umutekano ku byo abwiwe, umutekano ku byo ari kurebesha amaso, ari nabyo nawe kuko biguhangayikishije kugira ngo mwaguke. Byose akeneye kubibona icyarimwe, umudamu akeneye kubibonera icyarimwe, ariko wowe urashaka kubizana kimwe kimwe, cyangwa no kumva ko uko wamubwiye ngo ndagukunda ukaba utari wamubwira ko byahindutse, ubwo nyine biracyariho, si ngombwa kubisubiramo. Buriya rero hari ukuntu n'abagabo benshi cyangwa bamwe babwirwa ati rwose mugabo ko mbona ruhinduka rwose, urukundo rurimo rurajya hehe, ukabona ameze nkaho hari ikindi kintu, hari indi message ushatse kumuha. Oya, bifate nkaho kuba bikubwiye n'umunwa wawe ari amahirwe ugize kugira ngo wicare hasi, tuza. Niba wari uri kwiruka genza gake, ubwo ko nuko turi gushaka igisubizo noneho cy'icyo kibazo. Yego, ubwo turimo turabiganaho kuko mu by'ukuri wambwiraga se biterwa n'iki, kibitera n'ibyo tubyitwaremo dutese twemere bidusenyere. Ntabwo twakemera ko bidusenye, ubundi ikibazo nari nacyumviye rimwe kwari ukukivugaho, bizanwa n'iki, bigenda bite ngo bikemuke kugira ngo bye kudusenyera. Koko
nuko nguko byagombye kugenda. Genza gake, niba wari uri no kwihuta, niba hari n'imodoka yari igiye kugutwara, niba ari misiyo wari ugiyemo, genda gake. Niba kubwiye gutyo, menya ko harimo ikibazo. Mwizeze ko nubwo nta kanya ufite, ako kanya uri bugaruke mukakiganiraho, kandi koko ubifatira umwanya ukiganireho. Ibiganiro rero byo gukemura ibyo bibazo nk'ibyo ngibyo bigenda bite? Iyo abantu baganira, hari ibintu by'ingenzi ugomba kwitaho. Message kugira ngo igere ku uri kuyigezaho, nuko haba hari uwo ngo uri kuvuga, hari uri kubwirwa, hari n'ikiri kuvugwa. Ni ukuvuga ngo ugomba kwizera neza yuko icyo uvuze mugenzi wawe acyumvise. Muhana umwanya, mugomba guhana umwanya. Niyo haba hari mwubabaye, ukamureka akabanza akavuga, yamara kuvuga ibimurimo, ibyo yatekerezaga byose, utuje woroheje, ukamenya aho uganisha igisubizo uri butange. Igisubizo uri butange nk'umugabo buri gihe cyagombye kuba kirimo icyizere, cyagombye kuba kirimo umutekano, security, kuko aba afite impungenge. Rero fata iyo nshuti yawe ya mbere, uwo mubyeyi ugiye kukubyarira abana, cyangwa ugiye kwagura umuryango wawe, cyangwa wawaguye ngo murabana, icara hasi, mugenera umwanya ukwiye. Mugenera umwanya ukwiye muri bya bindi byinshi, muri za page zose wafunguye, muri bya bindi byose uri kwirukaho. Fata umwanya umwe uwumugenere, muhe akanya avuge. Namara kuvuga, umuzanira ibisubizo bihwanye nuko ari kubivuga, ariko birimo icyizere, birimo assurance, kandi ibyo ubona ko kuko bigoye, mubyigire hamwe kubibonera igisubizo. Wo guca amazi ibyo bintu ari kukubwira ngo ne bari gukabya, nta kintu na kimwe umudamu avuga kidafite agaciro kandi rwose ujye umusubiramo inshuro nyinshi, unamwibutse ko umukunda, ngo uti rwose ikiye Gilbert, kwa kundi wabigenzaga. Rero mubwire ko ahumura neza, mubwire ko yambaye neza, ko aseka neza. Ibyo byose ujye ubimubwira, mutungure, umuzanire impano nk'uko wabigenzaga. Dore yakoraga ku kazi, ni wajyaga umusanga ukamuzanira akantu, none ubu ngubu arakora, nawe urakora, nta guheruka. Yego. Bamwe bibagirwa na anniversaire, cyangwa se yanagera ntibabikomereho nk'uko byari bisanzwe. Erega nibyo bita kwita kuri urwo rukundo, kuruvomerera, kurugenera ibirukwiye kugira ngo rudapfa. Nubwo bwose madamu aba yarageze mu rugo, ariko ntago bivuze ko yambuto y'urukundo idahora yuhirwa. Ni ukuvuga ngo rwose uhozaho, ntago biba byitwa gutereta, ni affection cyangwa se care. Ni ikintu cy'ingenzi hagati y'umugore n'umugabo. Ndagushimiye cyane, cyari ikibazo gikomeye ariko cyitwayemo neza, kandi baza ko abadamu basubijwemo imbaraga, ndetse n'abagabo bagiye kwikubita agashyi, kuko rwose ari amagambo aryohera amatwi, tuba tuyakeneye. Abagore bayakunda kubi, uwayagure kandi bahumure. Ntabwo urukundo ruba rwagiye, urukundo ruba ruhari, ahubwo kubera ko uko turemye, uko duteye, ibintu byinshi iyo bifungukiye rimwe, dushyira ubwenge bwose kuri ibyo bintu, tukamera nkaho hari ibyo turi kwirengagiza. Ariko icyo nkundira abadamu, agira gutya akaguhwitura. Rero niba ugize amahirwe, nigeze kubivuga ngo ni amahirwe, ugize amahirwe ukumva avuze iryo jambo, umenye ko ari amahirwe, ko ari marayika uje ngo akwibutse ibyo utari wakoze ugomba gukora. Kandi tumaze kubivuga. Ikindi ngo buriya abagabo mwibonera ibintu binini cyane, ukingenze nuko bamuzi ko mu mutima wanyu mukunze umugore, mwitaye ku rugo, ngo utuntu dutoya baratwo dupeti detail, ntago abagabo mujya mupfa kutubona. Ariko burya yagenda mu gitondo, yanaza niyo wamutonganya akavuga ati ariko nge sinumva n'ibintu uri kumbwira, ati kuko singenda ngataha iwawe hano. Ibyo byabyo si ikimenyetso. Byabyo si ikimenyetso. So rero ubwo ngubwo reka twizere ko n'abandi bari butubwire, kandi twizere ko tudataye inyuma ya Huye, kuko ubwira wumva ntavunika. Ariko rwose navugiraga abagore, ndetse nanjye ndimo muri rusange. Wakoze cyane abadamu rero,
umugabo wawe ntago akiri umusore ukigutereta, ubu ni papa w'abana bawe, akaba umutware ushaka igitunga umuryango, ndetse akibaza no ku murage azahereza abana be, akibaza n'ikizabatunga igihe yaba atakiriho atabarutse. Gusa Imana ikomeze ibaturindire. Rero natwe dukomeze twifate nk'ababyeyi mu rugo, twe kwifata nk'abakopine ba girlfriend, twabaye abadamu, two gukomeza gukenera ibyo twakeneraga turi abakobwa. Dukure mu buryo bwose. Urugo ni ijuru rito, ni paradizo, ariko ntabwo dusanga bikoze, ni twebwe turwubaka. Twambare rero amakasike n'ibisarubeti, turi kuri chantier, ubundi tuzarelaxinga nyuma. So munyemerere rero twese hamwe dutekereze, duhindura imyumvire, maze tubeho turiho, kandi tubere n'abandi abo mumaro. Tuzirikana ko nta Mana ari nta buzima. Tudafite Imana ntaho twakura imbaraga zo kwirengagiza ibyo byose, ariko iyo dufite Imana muri twebwe iratubashisha. Ari ubwa mbere ugeze hano, uba umunyamuryango, kwande subscribe ndetse utange na contribution yawe, wandika muri comment na notification. Amedite échanger.